Wigeze wibaza impamvu abantu bagira intsinzi ikomeye mu buzima bwabo mu gihe abandi bahera ku rwego rumwe imyaka myinshi cyane? Ukuri ni uko hari imyitwarire yoroheje abakire bakora buri gitondo ituma ubuzima bwabo bugenda buhinduka. Abakire benshi ku isi bemera yuko gutangira umunsi wawe bigena uko uzagenda. Uyu munsi tugiye kureba imikino y'itandatu abakire bakora buri gitondo bishobora guhindura ubuzima bwawe. Niba ushaka guteza imbere ubuzima bwawe, amafaranga cyangwa imitekerereze, komeza video kugeza ku musozo. Ikintu cya mbere ni uguta igihe ibintu bidafite agaciro. Abantu benshi bamara amasaha menshi kuri social media gossip ndetse no kureba ibintu bitubaka. Igihe nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose. Abantu benshi batsinze bakoreshaga igihe cyabo neza mu kwiga, gukora ndetse no kureba ejo hazaza. Naho ikintu cya kabiri ni ukubaho nta ntego. Abantu benshi bashobora kubaho nta cyerekezo cy'ubuzima bafite, bajya ku kazi bagataha ndetse bakabaho gutyo iteka ryose. Ariko umuntu ushaka kuzaba umukire agira intego z'ukwezi, iz'imyaka 5 ndetse n'icyerekezo cy'ubuzima. Naho ikintu cya gatatu ni ugukoresha amafaranga yose. Abantu bose bakoresha amafaranga yose babonye. Iyo umuntu adashobora kwizigamira cyangwa gushora imari, biragoye ko azaba umukire. Abantu benshi batsinze bakundaga kwizigamira, gushora imari ndetse no gukoresha amafaranga yabo neza. Ibyo bigatuma bakunda gutera imbere. Naho ikintu cya kane ni ugushimisha abandi mu bibazo byawe. Abantu baravuga ngo leta niyo nyirabazana, igihugu nicyo kibitera amahirwe make. Ariko icyo nakubwira cyo, hari abantu batsinze bemeraga inshingano zabo. Naho ikintu cya gatanu ni ukwigeranya n'abandi. Kwigeranya n'abandi bituma umuntu acika intege cyangwa agatangira gutakaza igihe cye ashaka kwigereranya cyangwa kwigaragaza. Ariko icyo nakubwira ni uko buri muntu aba afite urugendo rwe mu buzima rwe. Naho ikintu cya gatandatu, gushaka amafaranga byihuse. Abantu benshi bashaka amafaranga byihuse, gutsinda byihuse, ubuzima bworoshye ako kanya. Ariko ukuri ni uko ubukire nyabwo bugenda buza gahoro gahoro. Naho ikintu cya karindwi ni ukutiga ibintu bishya. Isi yose ihora ihindura ibintu. Iyo umuntu adakomeza kwiyungura ubumenyi bushya, amahirwe menshi ahora amucaho. Abantu benshi batsinze bakundaga gusoma ibitabo, kwiga skills nshya no kwiteza imbere. Naho ikintu cya munani, guhorana ibitekerezo bibi. Ibitekerezo bibi bigira ingaruka ku buzima bwawe. Iyo umuntu ahora atekereza ibintu bidashoboka, ubuzima bugoye, ko nta mahirwe ahari, icyo gihe ushobora kwifungira amahirwe mu buzima bwawe. Naho ikintu cya 9, kugumana inshuti zigusubiza inyuma. Environment yawe nigena ubuzima bwawe. Niba inshuti zawe zidatekereza ku iterambere, zikunda ibiyobyabwenge, zita umwanya wazo ku bintu bidafite akamaro, izo zishobora kugusubiza inyuma. Naho ikintu cya 10 ni ugutinya risiki. Abantu benshi batinya gutangira business, kwiga ibintu bishya no kugera ku mahirwe mashya. Ariko ukuri ni uko amahirwe menshi aza mu gufata risiki. Naho ikintu cya 11 ni ukutagira discipline. Kuko discipline ni itandukanya abantu n'abandi. Iyo umuntu adafite discipline, ntashobora gukora ibyo yemeje, ntashobora kugera ku mishinga ye, ntashobora no kugera ku ntego ze. Naho ikintu cya 12 ni ukwica intege vuba. Abantu benshi bari hafi cyane y'intsinzi, bagerageza ishuri rirenze 1 cyangwa 2 bagahita babirekera. Ariko abantu benshi batsinze barakomezaga niyo bajyaga mu bintu bigoye. Ukuri kw'ingenzi, ubukire butangira ku mafaranga, ahubwo butangira mu myitwarire n'imitekerereze. Iyo uhindutse mu bintu bya buri munsi ukora, uba ushobora no guhindura ejo hazaza hawe. Ese wowe muri ibintu twavuze ushobora kubitekereza iki? Ni iki muri ibintu 12 twavuze ukora? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda video kuri mindset, ubuzima successful n'iterambere,
ukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo utazashikwa n'izindi video nk'izi ngizi.